urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ndabakiriye mu kiganiro cyacu dukunda cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rikubiyemo inyigisho ya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha atubwira ngo kwiyiriza ubusa ni ingenzi. Turasoma umurongo wacu ufungura muri Daniyeli ibice 9 umurongo wa 3. Haravuga hati, mpanga amaso umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga niyiriza ubusa, nambara ibigunira nisiga ivu. Bibiliya ivuga ku bantu bakoreye Imana biyiriza ubusa banasenga amanywa n'ijoro. Tugomba kwigana kwizera kwabo, tukungukira mu rugero batanze, kandi tugakomeza gukora nkabo mu rugendo rwacu n'Imana. Urugero muri Luka ibice 2 umurongo wa 36 kugeza kuri 37 dusoma ibya Ana, umuhanuzikazi wiberaga mu rusengero. Turahasoma haravuga ngo hariho n'umuhanuzikazi witwaga Ana mwene Fanuweli wo mu muryango wa Sheri. Yari umukecuru wa kera, amaze gushyingirwa yamaranye n'umugabo w'imyaka 7, noneho amara imyaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aramya Imana, yiyiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Nanone mu byakozwe n'intumwa ibice 13, Pawulo na Barnaba hamwe n'abandi bayobozi biyemeje kwiyiriza ubusa no gusenga. Mu itorero rya mbere ryo muri Antiyokiya hariho abahanuzi n'abigisha. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, Umwuka Wera yarababwiye ati, mundobanurire Barnaba na Sawuli bankorera umurimo bahamagariye gukora. Nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, bahera ko babarambikaho ibiganza barabohereza. Ibi twabisoma mu byakozwe n'intumwa ibice 13 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3. Mu byakozwe n'intumwa ibice 14 umurongo wa 23 Pawulo na Barnaba bakomeje uwo muco. Nuko bamaze kubatoraniriza abakuru mu matorero yose, basenga biyiriza ubusa, babaragiza umwami Yesu uwo bizeye. Haleluya. Mu by'ukuri Pawulo mu Bakorinto ba 2 ibice 11 ubwo yatondaguraga ibihamya binyuranye by'umurimo we n'ubusonga bwe, yagize icyo avuga cyihariye ku kwiyiriza ubusa agira ati, mu miruho n'imihati mba maso kenshi, ngira inzara n'inyota, nyirirwa ubusa kenshi, nicwa n'imbeho, nambara ubusa. Ibi twabireba mu Bakorinto ba 2 ibice 11 umurongo wa 27. Ikigeretseho umwami Yesu we ubwe yatanze urugero ruhebuje rwo kwiyiriza ubusa, nk'uko byanditswe muri Matayo ibice 4 umurongo wa 2. Haravuga ngo amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Iki cyari igihe cyo kwitegura cyane mu mwuka mbere y'uko atangira umurimo we ku mugaragaro. Ziriya ngero hamwe n'izindi ziri mu byanditswe byera zitubera icyitegererezo. Tugomba gukorera umwami twiyiriza ubusa kenshi nk'uko bikenewe. Ubwo dufite umurimo nk'uw'abariya kandi tugakoreshwa n'umwuka umwe, ni bumwe mu buryo budufasha kugumana impumeko ku murongo no kwakira kuyoborwa ngo dusohoze neza iby'umwami yaduhaye mu inshingano. Imana ishimwe cyane. Kadufatanyirize hamwe iri sengesho. Ndasenga nawe usubiremo uti, Data mwiza, ndagushimira ingero zanshizwe imbere mu ijambo ryawe. Ngendera mu nzira imwe niyo yo kwizera, ikinyabupfura no kwitanga, gukorera Imana biciye mu gusenga no kwiyiriza ubusa, no gusohoza ku mugaragaro umuhamagaro wanjye mu buryo bunoze kandi mu mbaraga.
urakoze kubw'umuco w'ubumana mpabwa n'ijambo ryawe, ugaha ubuzima bwanjye ireme kandi ugatuma ngira intsinzi buri gihe mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Mu gucengerera ijambo uyu munsi turasoma Nehemiya igice cya mbere umurongo wa 4, ibyakozwe n'intumwa ibice 13 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, na Luka ibice 2 umurongo wa 36 kugeza kuri 37. Murakoze muri umugisha naho gutaha. Oh haleluya, ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu byakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya, amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ububaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibaho umugisha naho gutaha.